ni igitabo kirimo ubusambanyi bw'indengakamere, kirimo amaskandari atabaho. Hari igihe nararaga ntasinziriye kubera ibintu nasomye muri Bibiliya, mfite ubwoba ukagira ngo niriwe nsoma horror movies. Hello members, welcome back to another episode of I Learn, You Learn, We Grow Together. Ubu tugiye kuganira kuri Bibiliya. Nayo basezeranyije ko tuzakora debate zitandukanye zijyanye na Korani ndetse na Bibiliya. Okay? Well, ntangirire koko, ntangirire. Nasomye Bibiliya ndumirwa ndavuga yego mami Yesu turashize. I was buffered, like buffered. Hari ibintu usoma mu Bibiliya ukavuga uti nk'ibi ni ibiki. Ubusanzwe iyo abantu bandika ibitabo babyandika mu buryo bagukurura kugira ngo ushake kubisoma. Niyo ugifungura igitabo runaka umuntu abanza kwivugaho ibyo yagezeho, iwo ari we, icyo akora kugira ngo abashe kugukurura. N'akava y'igitabo ubwacyo bagikora mu buryo niyo wakirebera kure uri bushake kumenya icyanditsemo. Bibiliya ntabwo ariko iteye. Bibiliya ikoze mu buryo wasoma utansoma ibyo birakureba. Ariko hari impamvu isezerano rya kera ryasobanuwe mu ndimi zirenga 700, isezerano rishya rigasobanurwa mu ndimi zirenga 1500. Ni ukugira ngo utazagira urwitwazo. Njye nta Bibiliya nari mfite, ururimi yari yanditsemo ntabwo nari nduzi, nta rwitwazo uzagira. So bwa mbere nsoma Bibiliya kuva ku rupapuro rwa A to Z, I was flabbergasted, like what the hell is going on here? Forgive my language. But yeah, nusoma Bibiliya ni ikintu ngushishikarije ngo uhamagare kugira ngo usome Bibiliya ko ni icyambere, ni ibintu bya mbere. Hari agakinamico twayaga dukora ku ishuri kera, umwarimu akongorera umunyeshuri ikintu, akamubwira ati ikintu nkubwiye kibwire mugenzi wawe, nawe akibwire mugenzi wawe gutyo 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 mugere inyuma. Akamubwira ikintu ndabyibuka, hari igihe tweze kubikora, noneho ngiye bijya kungeraho bambwira ngo uyu munsi turarya umuceri. Uw'inyuma uherutse bamubajije aravuga ngo bamubwiye ngo uri inkunguzi. And I'm like, excuse me? Mwarimu aravuga ngo we yavuze ngo I love you. None ijambo I love you rivamo gute ngo uyu munsi turarya umuceri, ikongera rikavamo gute ngo uri inkunguzi? Ni ikimenyetso kigaragaza ko amakuru umuntu afite ashobora kuyaguhereza, wowe wajya kuyavuga ukahinduramo akantu gato, uyabwiye ajya kuyavuga agahinduramo akandi kantu gato, gutyo 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 bikazaya kugera ku muntu wa nyuma inkuru yahindutse. Niyo mpamvu ari ikintu cy'ingenzi ko wisomera Bibiliya. Ibyo wumvanye ababyeyi yego ni byiza, ibyo wumva na pasiteri wawe ni byiza, ariko gusoma Bibiliya ntabwo ari ukuyifungura ngo Matayo ngo ibice 5 ngo umurongo wa kangahe. Bibiliya ni ikintu kiri ugomba kugisoma mu buryo buri chronological. Bavuga ngo ni bya bindi wakoraga mu kizamini bakakubwira ngo ugendeye ku gisubizo watanze ku kibazo cya mbere subiza ikibazo cya kabiri. Ugomba kuba uzi A kugira ngo umenye B, ugomba kuba uzi B kugira ngo umenye C. So ibyo wumvanye abantu it's okay, ni byiza, ariko ugomba kujya kwishakira amakuru y'umwimerere number 1. Kubera ko gusoma Bibiliya ni ikintu cy'ingenzi. So hari umusiramu w'inshuti yanjye yigeze kumbwira ngo ijambo rya mbere ryanditse muri Korani, ngo ijambo rya mbere ryanditse muri Korani ukifungura ngo ni shaka ubumenyi. Ngo shaka ubumenyi ngo ugere no ku mpera z'isi. Ngo shaka ubumenyi ngo ushaka ugere no muri China. Nababwiye ko na Korani nayisomye. Ariko ni ikimenyetso kigaragaza ko nawe na Korani ntayazi. Kuko ugifungura Korani gutya, ikintu cya mbere barakubwira ngo kugira ngo usobanukirwe Korani ugomba kuba warasomye Bibiliya. Korani ni igitabo gishingiye kuri Bibiliya. Bivuze ngo Bibiliya ni ishingiro ry'ibintu byose. But guys, Bibiliya ni igitangaza. Ni igitabo kirimo ibintu biteye ubwoba. Ni igitabo kirimo ubusambanyi bw'indengakamere, kirimo amaskandari atabaho, kirimo ubwicanyi bw'indengakamere. Hari aho ugera bakakubwira inkuru ukibaza icyo bashaka kwigisha kikagucanga. Pasiteri wawe ajya kwigisha kuri ya nkuru y'ukuntu Yakobo yabonye umugisha.
ushaka kwibaza ese yatwigishaga kwiba? Birashoboka kuko n'iki inkuru igaragaza. Cyangwa pasiteri wawe arabitaruka akivugira ukuntu Yakobo yari umunyamugisha n'ibyo yakoze n'iki, ariko ntajye inyuma ngo akubwire aho yakuye umugisha. Ese iriya nkuru kuko iri mu Bibiliya itwigisha iki? Tell me. Bibiliya ni igitabo bakubwira imigani ntibaguhe ubusobanuro, cyangwa bakakubwira inkuru zituzuye, cyangwa bakakubwira inkuru zivangitiranye, umwe wese akabisobanura uko abishaka. Bigomba kuba biri mu mpamvu za mbere dufite amadini atandukanye. Kubera iki? Ndabisoma nkabyumva ukwanjye, nawe wabisoma ukabyumva ukwawe. Ubwo nabyuka mu gitondo nabona hari akantu tutemeranijweho kubera Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 4 ngatavuga ni oya, nshingiye kuri iri jambo ngewe nawe ntabwo duhuje, ngiye gufungura itorero ryanjye. Akahita agenda agafungura itorero rye kandi akabona abayoboke. Uwo matorero dufite ni menshi. Leave alone these things. Noneho bazanye amategeko atandukanye. Ariko kuki ijambo ry'Imana ridahinduka ariko twebwe tukaba duhindagurika? Akaba ari na mpamvu dufite amadini atandukanye kubera imyumvire yacu itandukanye, kandi twizera Imana imwe, twizera Yesu umwe, n'ijambo dusoma ari rimwe na Bibiri ufata mu badiva ariyo nanjye ntwara mu barokore, n'undi nawe ariyo atwara mu bapantekote. Gusa ikintu cyo nababwira cyo nuko Bibiliya ni igitabo gitangaje. Ni igitabo gitangaje like hari igihe nararaga ntasinziriye kubera ibintu nasomye muri Bibiliya. Mfite ubwoba ukagira ngo niriwe nsoma horror movies. Can you imagine? Horror movies, okay, njye n'ubusanzwe ngira umutima woroshye. Sinyande babira filime by'ibidayimoni biteye ubwoba. Ariko hari ibintu nasomaga umva nabonye nka horror movies nkamara imitsi 2 ntayisoma mfite n'ubwa bwo kwifata. Kubera iki? Kubera ibintu nasomyemo. Ntangiriye mpereheye. Ubutinganyi, abana batinganye ukavuza induru ngo abatinganye ngo twaratewe, ngo ibintu ngo noneho ngo isi ngo irarangiye. Wapi, ubutinganyi bwahozeho. Bibiliya irabigaragaza. N'Abisirayeli bari bari mu butinganyi, na Sodoma na Gomora bari bari mu butinganyi. Ubutinganyi nta gitangaza kirimo. Urabona abantu basaze uko. Excuse me guys, ikintu gitangaje kuri Bibiliya ni ukuntu ari igitabo cyanditswe kera mu myaka 1000 ishize, ariko kikaba ari igitabo kikiri relevant n'uyu munsi. Uragisoma ukabona kiracyari applicable, ushobora kugikoresha no mu buzima bw'uyu munsi, uri relatable kuri cyo, kandi cyaranditswe many years ago. Iyo usomye Bibiliya umenya ko umuntu ntabwo ari creative. Nta muntu uri creative ubaho. Turi innovative ariko ntabwo turi creative. Ibintu byose dukora mu isi bifite ishingiro kandi rituruka kuri Bibiliya. Umuntu akenera sample kugira ngo adevelopinge ikintu kinini, ariko nta kintu gishyashya munsi y'ijuru. Ni nako Bibiliya ivuga kandi nako bimeze. You can imagine, njye bura ngo ndakureba za filime z'abamaneko, FBI, CIA, intambara, this and that. Ni ibintu ubona ko abantu bakwiye kuri Bibiliya. Iyo usomye intambara ba Dawidi bagiye barwana, ba Sawuli bagiye barwana, n'abandi bame batandukanye bagiye bayobora Isiraheli, ubona ko Imana yagiye baha strategy z'intambara. Noneho abantu bakigira utwo dutekinike kuri Bibiliya cyangwa se kuri ayo mateka, bakagenda badevelopinga ibindi bintu, ariko ariho ayo matekinike bayigiye nizo approach ku ntambara. Ibyo byose n'ibyo bintu by'abamaneko byose n'ibintu biri mu Bibiliya byahozeho. Bibiliya ni igitabo cyuzuye ubusambanyi. Ubusambanyi njye ntarabona. Ninde uzi ko Loti abana be babiri b'abakobwa bamaze kugumirwa babona batazabona abagabo, bamusindishije bakamuryamaho kugira ngo abatere inda? Can you imagine? Ibintu biba biri muri Bibiliya. Kuki nk'iyo nkuru biri muri Bibiliya bishaka kuvuga iki? So Bibiliya ni igitabo gitangaje kandi nagushishikariza kugisoma. Tuzakinjiramo mu buryo bwimbitse, tuzagenda tugereranya Korani na Bibiliya, tureba aho bihurira, arguments zitandukanye abantu bakunda kugira, aho dutandukanira. Ese kuki no mu barokore dufite abadive, abarokore n'andi madini yose nk'igihumbi 500, kuki uhitamo kujya gusengera hariya ntuhitamo gusengera ahangaha? Ese ijambo ry'Imana rifata gute?
ibintu bibona gute. Ariko ikintu cy'ingenzi nubwo navuga hano nshaka kuvuga ibitekerezo byanjye cyangwa uko mbibona, icyo nagushishikariza nkaguhamagara ni ugufungura Bibiliya ukayisoma, waba uri umurokore waba uri umusilamu, icyo waba uri cyo cyose. Okay, so this was an introduction, yari introduction ya Bibiliya cyangwa se kuyobokamana. Nzagarura igice cya kabiri nginjiramo neza. Bye.